Suri muri mood yo kuba wahura n'umuntu urumva uri ready tayari kandi Mpuye nawe nta mikino n'amezi 6 umva nta mikino nyine umuntu avugisha kuri guca ku ruhande mukajya muri école bikarangira ubundi ibyo bintu urabizi biga hari umuntu uvuze ngo mbariza Kizito igihe azashakira umugore nzamubonera ufite principe ivuga ngo ntago umuntu ashaka umugore barahura on ne cherche pas une femme on la rencontre ubusuri muri mood yo kuba wahura n'umuntu urumva uri ready tayari kandi Mpuye nawe nta mikino n'amezi 6 umva nta mikino nyine umuntu avugisha kuri guca ku ruhande mukajya muri école bikarangira ubundi ibyo bintu urabizi biga by'umubano se école de fiancé je sais pas c'est pas mugende ntago mbikunda cyane je sais pas ntago ndabimenya nabonye abantu mfite abashiti benshi bagiyemo byarabafashije ntago ndabigeramo je simbizi ariko je sais pas si buri hari umuntu wanyigisha comment aimer ma femme comment vivre ntago bakwigisha comment aimer ta femme cyangwa ton futur mari ahubwo bakwigisha hari ibintu byinshi mubasha kuganira urona inyigisho zo kwa padiri wenda zifata igihe gitoya bo bajya ku masuje menshi sesa niho rero bagufashiriza ngarambe wo muri rero kandi ari mubigisha yo buri azabimbwira se monami okay wow bonne chance umwiza kuri wowe n'uwaba ameze gute critères zanjye zagiye zihindagurika ubwo bisigaye bincanga kuko hari igihe mvuga uw'inzobe ngahita mbona ugikara ahisa anyemeza igitangaza navuga umuremure ngahita mbona umugufa aranyemeje so nirinda gushyira ibi critères byinshi ubu l'essentiel nuko uwo muntu aba gushimishije d'abord physiquement parce que twese turi abantu umuntu ubona hatarimo attraction ntabwo byakunda nicyo kintu cya mbere ubundi uza kubeshya ko utakireba ntabwo byari ukubeshya icya kabiri no kuganira abantu bakumvikana ukumva nta kintu cya harimo abantu uzi ko hari umuntu muganira bwa mbere ugahita wumva ko mwarwana yego urabizi ndabizi ugahita wumva ko mukomeje igihe kinini mushaka kuzarwana icyo gihe rero haba harimo ikintu meze nka kurusirikwi urabyirinda undi ukumva muravuga ibintu bitandukanye cyangwa se vous n'avez pas les mêmes passions les mêmes centres d'intérêt ntago muhuza na gatoya muhuza ibintu nta kintu muhurizaho icyo gihe n'ikibazo nacyo noneho sasa mukanareba sasa la troisième étape niba mwese mushaka umushinga ngiye antukanda bireba pour l'instant kuko ari igihe kinini nabayeho ntatekereza ibintu byo kuba narongora ariko ubu ngubu umuntu nyuma yo kubona ko umuntu mwashimanye kandi mwumvikana info no kuganira niba yaho mugana ari hamwe niba hari icyo ushaka ko kiva muri ibi ngibi cyangwa ntacyo kandi nimujye kunyura nyuma y'ishyamba ntacyo ukavuga uti no ntacyo ni for fun nkuko bavuga kandi we nta fan ushaka ishaka kubaho ariko atari yo destination je vois tu comprends ce que je veux dire je comprends et donc voilà donc tout ça en fait je trouve que ndasanzwe quand on cherche à me compliquer à me rendre exceptionnel byapfuye okay urashaka umuntu kubona nk'ukuri umuntu usanzwe utakubona nk'abandi kandi nanone ntumbone nk'umunyamuziki mbere kubona nk'umuntu abanza kubona nkawe umuntu ufite nawe undi wacometse kompa muri prise umuntu ufite n'amadefo menshi ariko uwo nguwo niwe wamenya ko kwakira kubera ko iyo turi imbere ya TV hari ikintu nabonye iyo turi umuntu areba clip y'umuhanzi uzi ko abona ari umumarayika noneho agahita yimagina ibintu byinshi kuri we wenda bitari byo ku buryo hari ibibazo twajya tugira mu muhanda umuntu akabwira ati se Kizi ubwo wansuhuje muri bande se ati ubwo se ntunzi kandi mpora nkureba kuri televiziyo donc ku buryo kuri we aba yumva guhora kureba bivuga ko nawe umuzi c'est pas de ça kubera kubona kenshi no kwishyiramo kumva ko nawe umuzi ni kibazo rero ku buryo abantu bagomba kwikura icyo kintu cy'ikimaje cya akagufata uko ari akiga kukumenya nk'umuntu okay reka twita bahita baguhamagara okay none gahunda sasa ufite muri iyi minsi ni icyo ushaka gukora ubu wakoze ikintu gikomeye cyo gusohora indirimbo wagiye muri studio ese wayikoreye he indirimbo amajwi natunganyirije muri The Sound Studio ya producer Bob
Bob n'umuhanga tout à fait umuhanga je burya twaranakoranye na mbere twakoranye n'ibintu tw'umujinya mwiza ariko nasanze karite yarabaye yaragiye hejuru cyane niyo twakoranye amajwi noneho amashusho nyakorana n'umuproducer twa Mariva Mariva nawe ararambye none wakoze ikintu tutari tuzi ko wenda kizanashoboka uyu mwaka ntabwo twari tuzi gahunda zawe uyu mwaka cyangwa se niki kigiye gukurikiraho wari ufite fondation Kizito Mihigo pour la paix hari ibintu byinshi ukeneye kubyutsa hari n'ibyo wifuza gukora ubu ngubu wadusangiza oui alors icyambere nagitangiye navuye hariya nifuza kuhoberana n'abakristu dore ko banasengeye amasengesho menshi nabonye ubuhamya bw'abantu basuraga bakavuga ati abantu baragusengera numvaga bashaka kongera ngahura nabo nkabaririmba indirimbo z'Imana bakumbuye kandi burya n'ubundi nafunzwe barimo bandekramo kuki tudaguherutse mu kiliziya ujya kurimba no Rwanda Day tukakubona kuri stade n'icyo ariko ntitukikubona mu kiliziya ils avaient raison ubu rero ndashaka kongera ngatangira nkuko n'ubundi natangiye comme artiste chrétien nkuko navugaga ngiye kuzenguruka des paroisses ntanga ibitaramo by'indirimbo z'Imana ngenda mpimba n'inshyashya ariko mu mpera z'umwaka ndifuza gukora igitaramo rusange cyakwakira abantu bose kandi tukanorohereza abantu ku buryo bwo kwinjira ntidushyiraho kondisiyo zihambaye ubwo rero ibi bitaramo by'indirimbo z'Imana nzabikomeza kugeza wenda nko mu kwa kane tuzaba turimo twinjira mu gihe cyo kwibuka muri ya minsi ijana kandi nk'uko bisanzwe urumva ngomba kwifatanya n'abanyarwanda bose ikibazo cya nyuma iyo urebye hari abantu bakora hari ikintu kikubaho yewe no kurwara wagaruka ugasanga abantu barakwibagiwe wowe noneho warafunzwe ni ukuvuga ngo hari abakurebye bakavuga bati no ntabwo nari nzi ko ameze kuriya arambabaje arandesevye cyangwa abandi bakavuga ati azagaruka buriya narakomeje gahunda zanjye ariko waragarutse abantu barakwakira waragarutse abantu barishima barahamagara nta hantu ujyaho ntibahamagare ntibakwandikire ukabona nyine support irahari iyo ubona ukuntu abantu bakwakiriye kuva wasohoka n'urukundo abantu bakomeje kukugaragariza mu buryo butunguranye bunatangaje biguha iki mu mutima wawe byarantangaje nanjye kuko ntabwo nzi ko receptivité y'abantu accueil y'abantu izaba imeze itya ariko maze kubibona nahise nkumva ngomba nanjye ngize inshingano no kuri urugwiro abanyarwanda banyakiranye ntakwiye kurupfusha ubusa cyangwa kurutenguha cyangwa kurwibagirwa ngakora ku buryo ndeponda cyangwa nsubiza ntanga ibisubizo bihwanye n'urwo rukundo abantu bamfitiye ni ukuvuga ngo banyeretse ko icyo dupfana kiruta icyo twapfa icyo ari cyo cyose usibye ko n'ubundi igihe nta kintu mpfana n'abanyarwanda muri rusange je pense que urugwiro rwabo rushatse kuvuga ko ubutumwa naririmbye kuva nkiri umwana bwabacengeye ku buryo batifuza ko bwahagarara kuko ku kazi k'ubwo butumwa bwubaka buherekeza bwomora imitima buhagarara icyo mbemerera rero nuko ntazabuhagarika nanjye nzakomeza kugendana nabo kugeza aho imbaraga zanjye zizagerera hari benshi bifuje kukuvugisha kuri telefone tugiye kwakira umuntu wa nyuma allo inguyu yagiye turakira telefone ya nyuma hanyuma tuhite dusoza allo oui mwiriwe nde tuvugana yego Odette amakuru yarakumva mubaze ibitaramo azakora no mu ntara y'amajyepfo azahagera cyane nzahagera mu ntara y'amajyepfo ntabwo turamenya amatariki neza ariko muri buri diocese nzagenda mpagera no muri diocese ya Gikongoro yego rwose Gikongoro deja nzaba ndi Kibeho ku itariki 27 kuri anniversaire y'amabonekerwa nzakora igitaramo nkuko bisanzwe ariko ndateganya no kuri katedrale nshobora kuza tuzababwira neza mu minsi iri imbere murakoze Odette arakoze cyane Kizi tugiye gusoza ikiganiro hari ikintu cya nyuma wifuza kubwira abakurikira FM akakanya turacyari kumwe nta kibazo turanakomeza no kuri social media abantu babanyandikira buri kanya ariko tukira aho ngaho social media nabonye nubwo zidufasha ariko harimo ikibazo hari nk'ibyo kuri Instagram hari abantu nk'ijana bitwa Kizito Mihigo so ni byiza ko
tubabwira account zanjye yazo. Kuri Instagram mfite account yitwa art Kizito Mihigo for peace bifatanye. Andre parenthèse nyawe. Ni ukuvuga ngo byabaye ngombwa ko amazina yanjye niyita Kizito Mihigo nyawe kuko hari benshi biyita Kizito Mihigo donc kuri Instagram. Donc iyo ntanze ni username art kakandika art Kizito Mihigo for peace bifatanye uhita ubona account. Kuri Twitter ni art Kizito Mihigo gusa. Naho kuri Facebook ni art Mihigo Kizito. Izina ryo kuri Facebook ni Kizito Mihigo organiste compositeur. Ni page y'abafana banjye. So icyo nababwira nuko turacyari kumwe nta kibazo. Ibitekerezo byose mbona kuri social media ndetse no kuri website yanjye yitwa www.kizitomihigo.com byose ndabisoma. Byose ndabisoma nubwo nshaka kugisoma ntinze ariko ndabisoma ko bituma menya attente z'abafana banjye. Ikindi nuko rero mbere yo gusoza kamwe ntabwo narangiza ndashimiye Royal FM na ubyumva ariko n'ikiganiro cyanyu kuko byatumye twongera kuganira n'abantu kandi tubabwira gahunda ziri imbere. Okay, urakoze cyane. Hari umuntu twemereye akapela mbere yuko tugenda. Ngo yashakaga akapela ntabwo nyerutse. Ndagufasha ikibazo nuko ngufashije waye tutinya kuririmba. Mu nzira y'urukundo igana Imana, mu nema y'umutuzo igana amahoro, mu ngabire yo kwicisha bugufi by'ingenzi, iyo numa niho ikunda gukora icyari, yisasira imigenzo y'ubudatenguha, ikiyorosa isengesho ry'ibisingizo, igoboka abahanzi batakigira inganzo, iyo numa niyo nziza niyo dukeneye, wanuma we ngwino, wanuma we ngwino, ngwino twibanire, wanuma we ngwino mu kirere cy'u Rwanda, wanuma we ngwino duhamye ukwemera, wanuma we ngwino uduherekeze. Kizito urakoze cyane. Ni mwakoze cyane kuntumira. Dutegereza undi muziki vuba ha? Cyane. Ndirimbo byibura nk'ebyiri mbere yuko imwe mbere yuko mwakurangira. Ibyanze bikunze. Okay. N'indi wenda début de l'année prochaine. Yari Maxime wabajije icyo kibazo nizere ko usubijwe. Indirimbo ya nyuma ndi bukini uyu munsi wari wansabye urwo gukunda ya Buravan. Ariko rero ushaka uri muri romance ngewe ndashaka ko uri witeguye gukundana. Ah oui, je suis romantique. J'aime ntabwo abonye umwanya kunyina akaririmbo ka Francis Cabrel kitwa L'encre de tes yeux. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux. Puisqu'on est fou. Ntacyo tuzagashyira mu utaha. Ubwo rero urwo gukunda niyo tugiye gusorezaho. Nta kibazo. Urayikunda nayo cyane. Wow. Bravan en plus c'est mon petit frère. Bon, ntabwo tuva indimwe mais c'est un ami donc kubera indirimbo ze twarabonanye we muri abahanzi bose we twarabonanye turaziranye. Je même ndaramuféliciter kubera igihemba herutse gutanga kandi j'avais resté à côté de lui kugira ngo akomeze atere imbere neza. Okay. Kizi wakoze cyane. Wakoze nawe. Reka nshimire abantu twabanye kuva ku isaha ya saa 10 dukora The Royal Top 20. Tuzasubira kuwa gatandatu taha nari cyuzuzo mukomeze mugire weekend nziza. Royal FM. Royal FM. Hits only.